urubyiruko turi kurengana, urubyiruko turi kubabara, urubyiruko tugurana byinshi, urubyiruko turarenganye. Kagame ntadutabare kuko niwe ufite imbaraga zonyine zo kuduha umurongo w'icyo twakora. Abandi bari kuza baducira imanza mani, bakaduhereza igihano cyo gufungwa nta kindi. Ikubabazwa n'abana b'abakobwa. Nanjye ubwanjye ntawamenya, ariko sineze gufungwa. Mbaye mbibabwiye, aho gufungwa mwandasa nkapfa ngakurikira data wambyaye, kuko n'ubundi ntago naba ngiye kubaho, naba ngiye gupfa nabi. Nta cyaha nigeze nkorera abanyarwanda ku buryo byagera ku rwego mfungwa, nta na kimwe. Kubabwira agahinda kanjye nkabahura umutima wanjye, nkaza nkamena umutima wanjye, nta kosa nakoze, nta na rimwe, habe na rimwe. Imbere y'Imana narihari, imbere y'abantu rirahari. Imbere y'abantu ndasaba imbabazi niba narakoze ikosa, kubabwira uwo nari we, kubabwira uwo nahoze ndiwe, mumbabarire. Nsabye imbabazi ubuyobozi bw'igihugu niba narakosheje kubatangariza uwo nahoze ndiwe kugira ngo mbohoke, kuko nabonaga muri buntabara aho kuntabara muri kuncira urubanza, aho kuntabara ndi kwirwanaho njyenyine. Why me? Kubera iki? Nakoze iki? Ni igiki nakoze? Ese abakoze ibyaha birenze biremereye hari aho muriye nabo? Sibye kuba naraje nkabiyereka, nkarira kugira ngo mumbere ababyeyi, nkaritabaza kugira ngo mumbere ababyeyi, nkabafasha kumba hafi, aho kumba hafi muri kuncira urubanza today. Why me? Kuki muri kugarura hashize hanjye? Sinkeneye kuhibuka kuko namwe ubwanyu barebye ibyanyu, ntabwo mwakwifuza kubyibuka. Please, nsabye imbabazi niba kuba naratangaje uwo nahoze ndi wari ikosa. Mbaye mbasabye imbabazi, nsabye imbabazi, ndanabasabye mwibagirwa hashize hanjye, muhibagirwa. Sinkeneye ko mukomeza kuhibuka, sinkeneye ko mukomeza kuhangarurira mu matwi yanjye, kuko ndamutse mpfuye mwabazwa iraso ryanjye. Nta mwana w'umuntu waribabaza, ariko Yesu Kristo waducunguye n'Imana yonyine yanzanye muri ino si yabibabaza, kuko buri wese azagira umunsi wo gucibwaho urubanza n'Uwiteka Imana. Kuko abantu duhora duca imanza buri munsi, kuko abantu duhora dukora ibidakwiye imbere y'amaso ya bagenzi bacu, ariko ndabizi neza yuko ari igihe kizagera twese tugapfa bakaduhamba, kuko ino si ntabwo ari iyacu. Ino social media si iyacu, ino social media nta nyirayigira. Ino social media ni ugushakisha ubuzima, ni ugushakisha imibereho, tukareba ko twabaho, kuko si twajya kwiba, kuko si twajya kwica, kuko si twajya guhemuka. Nta kintu dufite twakora, nta n'akazi gahari, n'abahari bataba kuri social media barashomereye, bameze nabi. Bamwe na bamwe turabafasha, bamwe na bamwe baraduhamagara tukagira icyo tubamarira, tukabahereza kuri ya mafaranga twakuye kuri social media. Ariko mu gihe utabasha kumva story y'umuntu ahubwo ukamucira urubanza, ni agahinda gakomeye cyane. Jackie, I'm proud y'uwo nahoze ndiwe, I'm proud y'uwo ndiwe uyu munsi, ahashize hanjye naho ndi uyu munsi n'ahazaza, ndi proud yabyo, kandi I'm ready kurwana, kuko sineze kuzarekera kurwana. Nzarinda njya mu butaka nziza ukuri kwanjye, nzababwiza ukuri, nzababwira kugeza igihe nzamvira muri uno mubiri, kuko uyu mubiri turatana ubusa. Uyu mubiri n'uw'igihe gitoya. Mwiyoroshye, ugende gake, waba uri hejuru, waba uri gike, genda gake, kuko uyu mubiri ni ubusa. Iyo ndi kureba abajene bagenda buri munsi, iyo ndeba data
izina yari afite ariko akapfa, bintera agahinda gakomeye. Ariko mu by'ukuri gerageza ukora ibyiza kugira ngo uzagire icyo usiga ku musozi. Gerageza wiyoroshye, nubwo ino si bitoroshye, ariko gerageza. Ndanabasabye mwuka byaramwe mu mbabarire niba narigeze gukora amakosa, kuba narababwiye uwondiwe, kuko njye ntabwo nigeze nishyurwa kugira ngo mvuge twa yanjye. Ntabwo nigeze nishyurwa kugira ngo njye kubeshya, guteka imitwe. Never. Ari nacyo kintu nshaka kubwira abanyarwanda. Umuntu nataka muzamwumve, umuntu narira muzamuhoze, umuntu narwara muzagira icyo mumumarira, umuntu napfa muzaze mushyingure. Sibyo yuko ari naho benshi mubonekera iyo umuntu yapfuye, iherezo ryiwe ryarangiye. Ariko ndi kugira ngo mbigishe ikintu. Burya ubuzima ni ishuri, iyi si ubwayo ni ishuri. Ntabwo ishuri ari ukwiga gusoma no kwandika gusa. Kwiga gusoma no kwandika biriya ni bito cyane kurenza ubu buzima tubaho buri munsi. Icyo nabwira abantu, mwige kumenya, mwige gushishoza, mwige kwanariza, mwige kwishyira mu mwanya wundi, mwige urukundo, mwige ubuvandimwe, mwige kudacira umuntu urubanza uko yaba ameze kose, mwige buri kimwe cyatuma umuntu atera imbere, mwige buri kimwe cyatuma umuntu namusubizamo imbaraga z'uko agomba kubaho, mwige buri kimwe cyatuma wagira urukundo rwo gufasha umuntu cyangwa akaboko ko gutanga kugira ngo umuntu abeho, kuko nawe uba warabayeho. Umenye ubwenge, waba utunze ibya mirenge waba utabitunze, twese tuzajya ahantu hamwe. Nta n'umwe uzajya ahantu hatandukanye n'ahundi. Tuzajya ahantu hasanga duhora twiseraranganya tumera gutya, tukamera gutya kwitaka. Twese tuzajya hano ahangaha. Iby'isi ni ubusa my dear. Uko waba umeze kose, waba uri umuyobozi, waba utari umuyobozi, waba uri umwana, waba uri umukire, waba uri umukene, twese tuzapfa, tuzahurira urusororo aho ngaho. Hari n'abo numvishe bashyingura mu mago yabo, ariko twese tuba twapfuye, roho iba yagiye ahantu hamwe. Sasa rero, respect to me, respect to you. Igihe washarinze inkuru yawe, hari umuntu wigeze uguhamagara cyangwa kwandikire muhuje story akakubwira ati Jackie urambohoye, uranduhuye, kumbe nawe umeze nkanje ukaba ugeze ahangaha nanjye nagera aho ugeze? Hari umuntu inkuru yawe wigeze ifasha ariko wari umeze nkawe? Barahari cyane. Ndanabashimira abamama, abagabo, abasore, abajene, ababebi, abakobwa, nyine ndi kuvuga muri slang z'abajene. Abakobwa cwari, abana batoya, umuntu muri rusange, umuyobozi, umuntu wese. Ndabashimira kuba mwarabashije kunega amatwi, nubwo hari abatabishoboye, nubwo hari abanezemo amatwi bikagira icyo bibamarira uyu munsi bakanyihinduka, nubwo hari abateze amatwi bikagira icyo bibamarira n'uyu munsi tukahorana bakakomeza bakanira imbaraga, nubwo hari ababishoboye bakagira ikiza kibabaho cyangwa bakagira iterambere cyangwa buri kimwe cyose mu buzima bwabo cyiza. For sure yuko I'm ready gukomeza kurwana, I'm ready yo gukomeza kubereka ati Jack ageze kuri iki, I'm ready yo gukomeza kubereka uwondiwe today. Ndahari ku bwanyu kandi anabashimira muri beza.